Selaza yari intuze yari communauté des églises libres agahu Ozaïre aho gaho rero karakuko ka mécanisme de défense kwirwanaho ku buryo umunyamurenge kugira ngo agire agaciro kandi byarakoze mu mategeko amwe avuga yuko yagombaga kuba ari umunyamurenge uja muri iyo Selaza gusa byabaga ari kubera iki kubera yuko nyine nibo bari bafite ikibazo hamashiwe hanya ubwiwe narakubona ngo ayingira ngo ningurumbarira ingoma yanise bizira ubwoba umugabo utagira iryoya ku mubiri reka mvuga bampaye reka mvuga bankuye mu gisaka bakanshira mu gisagara imbere ndababwira ishira rubanza yemewe na rubanda igihe rubayira rubaraza ntiyarubarangira bararuyoba yoboka rubumbe rwambyariye intumbi impundu zicurana ingaya mpunzi yose wampira amaso we komera ntuka hamashiwe hanya ubwiwe narakubona ngo ayingira ngo ningurumbarira ingoma yanise bizira ubwoba umugabo utagira iryoya ku mubiri reka mvuga bampaye reka mvuga bankuye mu gisaka bakanshira mu gisaka murakoze cyane ubundi ntabwo njyewe nitwa Sakabaka cyangwa se nitwa Kanda ariko amazina arazwi cyane kuko ngizina nirikujije njyewe navuke ku munanira banita Burangi Elia Burangi ni data Elia niryo zina ryanje nabatijwemo ariko aya mazina yandi ayo ngayo ntanazwi cyane ayo uvuze niyazwe rero ngibyo wagiye uvuga ibyo byabayo kandi mbifitemo uruhare runini ubu urabona ndakuze ndashaje ariko nigeze kuba umusore uhambaye kandi nyine kimwe basore bose icyo gihe imurenge rero njyewe ntabwo nigiye imurenge cyane primaire igice nakigiye Buvira ikindi gice 4e 5e 6e ibukavu icyo gihe muri 69 kugeza muri 70 urumva kuko twajaga muri vacances ya ruguru turi abantu turiyeveye paraporo n'abantu bari ahantu bari iriya imurenge rero icyo gihe nkuko wavugaga udutendo wagiye ukora bivugwa yuko ari namwe mwatangije Selaza Selaza rero ni nyuma maze kugenda Kinshasa ndangije amashuri ndaza nakoraga ibuvira kuri Kima 19 noneho rero mushike dusanga abafure barasaza babona umunyamurenge bakamunyaka babona umusaza bagakubita bagira gute ndavutse ibi bintu tuzabigenze gute nziwe kuko naninzi ibintu byo gusensibiliza kugira ngo dushaka kandi ka mécanisme de défense ku rubyiruko rwacu kandi bakubitaga abasaza urubyiruko ruranga rugatinya nje ndarurema ndarufunda yitwa Selaza rero ni communauté cyane kuko Sepeza yari communauté y'abafrere ya Ruhigita communauté des églises pentecôtistes au Zaïre dushaka kuvuga ngo reka twebwe tuze kuri 8e communauté tuje kuri 9e urumva twara papagani ariko turubyiruko nyine dushaka gushaka gukora ibyacu ariko mwari muvuze ngo iya munane ni Sepeza iya karindwi yo iya karindwi ni amakanisa iya karindwi ya kanisa rya Horodekiya sizamenya neza bivuga ko mwafashe ya makanisa avuga muri Bibiliya arindwiraho rya Ruhigita no dushiraho iryacu gicenda rivuga Selaza communauté des églises libres agahu Ozaïre bivuga gute communauté des églises libres agahu Ozaïre ise ni communauté e ni église z ni Zaïre a agahu Ozaïre nous avons communauté des églises libres libre a agahu Ozaïre ako gahu niki ako gahu kare kakuye mu ibanga nyine agahu ni ibanga rikomeye cyane y'ishaka nukuvuga ngo twari dufite amategeko sinyavuga yose nka 50 nukuvuga ngo iyo communauté yaje mu bantu urubyiruko rw'abanyamurenge rutafite ubwoba rufite ishaka nukuvuga ngo iyo bonaga mugenzi wawe bamukubita niyo atabara agarwa utabajije ikindi
mbese ukutwara no gukosora umuntu wabonaho amakosa bakamwandikira inoka mu gitondo agasanga bamwandika amakosa yose, usibye ko nyuma yaho abantu bagiye babikoresha nabi mu makutano bagashyiramo ingurube, ibyo ni amakonsekansi. Ariko ubundi Seraza yari ntuze yari communauté des églises libres agahu ozaire aho gaho rero kara kuko ka mécanisme de défense kwirwanaho ku buryo umunyamurenge kugira ngo agire agaciro kandi byarakoze. Mu mategeko amwe avuga yuko yagombaga kuba ari umunyamurenge uja muri iyo Seraza, gusa byabaga ari kubera iki? Kubera yuko nyine nibo bari bafite ikibazo, urubyiruko rwari rufite ikibazo na communauté yose, naho ntwaza gushyira mu mfuriro cyangwa umubembe cyangwa intuza, kandi aribo bamenetse abanyamurenge. Ese mwari mubifitiye ibyangombwa bivuga ngo nk'irindi kanisa ryose uvuga ngo hari uburyo, hari stati, hari cyangwa ni ibintu gusa mwakoze bidafite stati? Ntabwo twari dufite stati. Byari ibintu mu Gifaransa bahita ngo ni communauté absurde, ikintu gihari kitagaragara ariko gikora. Bivuga yuko mwari mufite objectif, mwari mufite mission. Objectif zanyu zari izi? Objectif ni kwirwanaho kuko ubuyobozi ntibwatwumvaga, donc navuze mécanisme de défense ari kwirwanaho. Kandi uko byagenze habaye ingaruka nziza, ndetse ni Kinshasa bigeze kuza iriya ruguru ubwo bashaka ngo karaza babembe barareze kuko bararitinyaga, yawe ikintu bagatinya bakubita abantu buvira, tugakubita abantu mu gatatu iriya ruguru cyangwa mu masoko. Donc action réaction mu Faransa n'ababuze ntitwahararaga, ariko twarariyagira kugira ngo twirwanire. Seraza rero nuko yageza, usibye ko nyine nyuma yaho bamwe bayikoresheje nabi, akazana ingurube makutano bagaca abagore inzara. Ibyo ngibyo ntabwo ari objectif yatwe twebwe twayishinze, iyo ni conséquence y'ibyagiye bikorwa na Seraza. Hari ibintu wigeze utubwira uvuga ko hari ibikorwa bimwe nk'ibyo mécanisme de défense, hari nk'ingero waduha nk'izo mwigeze mukora, mugakora action reaction nka bimwe mwakoze Buvira? Ibuvira rero urumva kuko twari tuvuye kunywa umumera muri Songo kwa Nyasa muri Songo habaga umumera, none turabata ariko abafurero bazabicara badukubita. Nje ndabwiye kubona mu professeur kuri kimwe reka giye none twakunda basore badafite ubwoba, bien sûr turaselection tugende ngiye bafata nigira umusaza nambara isapo, nambara ingofero, ikoti ni na jindira ni na ngongoro, ndagenda ngo shike nyura hepfo kwa Kanefu kuri Bwama kugira ngo bafate koko ntangira kwerekana amafaranga nari mfite. Baramfasha bashaka kukomenasa kandi batazi kuko nkora aho ngaho niho nakuriye mvuye Kinshasa. Hanyuma rero baramfata mwafate mwabekera amafaranga nigira waruguru, barasunika baramenasa cyane, ndabakubise kabisa. Bagenzi banje baje kwitabara nabarangije, ndetse Mbwamba baraza mbabwira iringara bafati shenzi koraza amafaranga yanjye baraza. Icyo gihe nari umusore cyane, mvugira ingara n'igifaransa uziko nkizi cyane, n'iringara ryinshi Kinshasa. Hanyuma abafurero baratangara, hirya hari kwando bese nibona kuriye bari bazi ngo hiriya bayigiriya ukwaza ngo ngiye abakubise. None baba icyo gihe kuva icyo tabatu muza kubona umuntu mukaka amafaranga yiwe. Aha rero abantu kuva icyo gihe ntibongeye kuzafata abantu kuri Mbwamba icyo gihe. Ese ubundi Seraza yari ugukubita andi moko cyangwa no mu banyamurenge wakoraga ikosa ryose mwaramuhanaga? Ntabwo ari abafurero bonyine, umuntu wese wageraga ikosa. Hari ahantu numvise bavuga ko nk'umugore bakekaga ko ari umurozi, none bakagenda bakamwubikira avuye nko gusenga, akubwirwa n'abandi b'undi muhana batazi amajwi yiwe, bakamufata akabakubita ngo ese wa mugore uzurogera ikiwambwa akazi, bakaniga bagakubita ariko ntibamwice, ariko ikaba correction. Ubwo n'urugero rumwe
cyangwa se inoka bakuzeho amafuti n'intuzi bakakwandikira urwandiko anonime rudafite intuzi urumva kuko ntabwo arapfura bonyine hari ibintu byo gukosora abantu b'amakosa. ese nk'ubu ngubu usubije amaso inyuma ni ibihe bintu ushima bya Seraza wowe ku giti cyawe nk'umuntu warishinze n'ibyo unagaya ukavuga ati ibi ndabigaye? Ibyo ngaya ni byinshi, nuko iyo Seraza bayikoresha abasore umwe bagendaga nabo batabaye no mu nama batayikoresheje bayumva bagahita bakora ibintu byabo bibi bigayishije iyo Seraza. Ariko Seraza yari ifite objectif nziza, ibyiza byayo abasore benshi barayitabiriye, yaba umukorari yaba ibiki n'abakristu n'ibiki, kuko yakorwaga n'urubyiruko ndetse abagabo ba Seraza benshi b'abasore nibo bavuye mu intwari b'abasirikare. Abasirikare bakomeye bamwe bari ba Seraza, inzi ndashobora kuvuga amazina yabo, twarakoranye muri Seraza kandi babagabo cyane. Urumva kuko ni ikintu cya developer ishaka kidevelopa kutinyuka. Tusubiye mu tubazo tw'amatsiko, ese nkawe muri utwo dutendo twose mwakoze ni nk'akahe wibuka nawe kakagusetsa? Njyewe ibintu byo guhamba isoni byaranshikije cyane, kuko iyo ndaramanutse ngiye guhamba isoni mu gishito kirimo uburengeti bwa Sedeki, numvaga abantu bamwe bahabiririsha ngo duhamba isoni, bamwe bigira abakobwa abandi bigira abahungu, ndetse twaraje twabikoze abantu bari bavuye mu yindi ntara za Minembwe za Kabara, none barahurura batazi icyabaye, babonaga tugiye bari kwararira, abantu bose baraza barahurura batazi icyabaye, bavuga ngo isoni ngo bahamba isoni. Ako kandi rero izo ngatekereza, kandi kuko zarahamba bahise bahamba isoni, abakobwa rwose batangira kwiga, batangira barimo ba Sofia. Mwavuze ko Sofia ari we mukobwa? ba Sofia ni mbere, ba Sofia ni bize mbere, ni muri ibyo ngibyo ni nyuma. Abakobwa bize mbere bari bakeye, urumva hatangiye Sofia n'amateka na bamukagisaro Atimina n'abandi bakeya, bari bake cyane, ariko ni kera bari bake, nta bandi bakurikiyeho. Nyuma yaho tumaze guhamba isoni niho havuye urubyiruko rwinshi cyane rwo gushishikarizwa, kuko usibye no kwiga gusa no kuganira, urumva kuko tumaze guhamba isoni habaye igihe cyo gupatana. Nta mukobwa wapatanaga n'umuhungu cyane, ntihanamubonaga, ariko isoni zimaze guhambwa twashyizeho ikintu cyo gupatana. Ese nk'ubu ngubu ubaye nk'umuntu uhimba udusha udutendo, ubu ngubu ni nk'akahe wahimba? Ako nahimba njyewe by'iki gihe urubyiruko rw'ikigihe sinabishobora, ariko njyewe ngize ngo mbimbe ubu ngubu ibyakera byari byakera, ubu ngubu ni nahimba ikintu cy'amajambere. Nk'ikihe? Tubwire nk'agatendo nk'uko kaba kameze, nk'agatendo wahimba. Utubwiye yuko wahimbye ako guhamba isoni, ubu ngubu iho wakora akahe? Njyewe nkoresha uko igifaransa ni nk'umusore, nahimba akantu kwitwa retour bercail. Retour bercail ni usubira muri gakondo. Usubira muri gakondo iki kintu cyiza cyane, umuntu udafite isoko muri gakondo ni nk'umusirikare udafite imbunda, cyangwa ikigaga kidafite amazi, cyangwa ibiki kidafite wino. Nkumva jewe umuntu udafite isambu iwabo atanahazi, ndumva ntaba yuzuye. Niyo mpamvu ngo retour bercail yaba movement nziza cyane mu rubyiruko. Murakoze cyane kuri iki kiganiro dukoranye kuri Seraza, kandi turabashimira umwanya wanyu mwaduhaye.